Ikaze nshuti bakunzi bani bisanzwe TV aho muri hirya no hino, reka tubahe ikaze mu kiganiro kigufi tugiye kugirana cyangwa se mu nkuru ngufi tugiye kubagezaho inkuru ijyanye na wa mubyeyi umaze iminsi yarahitanye abana be bwite yibyariye bagera kuri 4, aho inkuru ikomeje kuvugisha benshi muri kiriya gihugu cya Kenya ndetse n'urubanza rwe rukaba rukomeje. Kuba atazi iyi nkuru, ni mu gihugu cya Kenya mu gace ka Kinangop. Abaturage bashinguranye agahinda n'akababaro abana 4 bishwe banize na nyina ubabyara Beatrice Mwende wa gatanu w'icyumweru gishize. Nibagiwe gukora subscribe ndetse no gukanda ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo ibyo tubategurira umunsi ku wundi bikugereho ako kanya. Ikindi niwirengagize gukanda kuri like ndetse unatanga ibitekerezo ahanditse add public comment. Aho ngaho handitse comment niho ukwiye gushira ibitekerezo byawe, kandi tunashimira abakomeza kuduha ibitekerezo bitandukanye. Nkuko natangiye mbikubwira, ni mu gihugu cya Kenya, ni mu gace ka Kinangop. Abaturage bashinguranywe agahinda n'akababaro abana 4 bishwe na nyina ubabyara Beatrice Mwende. Abana bari batarageza ku myaka y'ubukure, uko ari 4 bitwa Melody Warigia w'imyaka 8, Willy Macharia w'imyaka 6, Samantha Njeri w'imyaka 4 na Whitney Nyabura w'imyaka 2. Bose bakaba bashinguwe mu mvi imwe. Nyina w'aba bana Beatrice Mwende ufunze mu gihe hagikorwa iperereza ku cyamuteye ubwicanyi akurikiranyweho, avuga ko ibyo yakoze yabitewe n'abadayimoni ndetse n'uwahoze ari umukunzi we, hakiyongeraho n'ibibazo by'amafaranga. Ubwo yagezwaga imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Naivasha, uyu mugore w'imyaka 42 yavuze ko asabira imbabazi icyaha yakoze, ariko ko yiteguye gufungwa. Uyu mugore yavuze kandi ko umukunzi we baherutse gutandukana umwaka ushize, yakundaga kumusaba gukora ibintu biteye ubwoba nk'ibi. Mwende yavuze ko buri tariki ya 26 za buri kwezi yakundaga kuzirwa n'abadayimoni amusaba ibintu atabasha kwitaho akoresheje ubwenge n'imbaraga ze. Yakomeje avuga ko ubwo yamaraga kwica aba bana yagiye i Naivasha aho umukunzi we akorera, gusa ntiyahamusanga, amusigira ibaruwa. Ku cyumweru polisi yagaragaje ibaruwa uyu mugore yandikiye umuhungu we mukuru Alex amusobanurira impamvu yatumye yica abavandimwe be. Alex yarokokanye na murumuna we muto witwa Bravo, batajyaga basigana, bakaba batari bahari ubwo ubwicanyi bwabaga. Mwende mu ibaruwa yasobanuye ko yamenye amakuru ko umukunzi we yarafite undi mugore ndetse bishimisha mu mitungo ya Mwende yari yarahaye uwo musore. Akemeza ko icyamuteye kwihekura ari ikibazo cy'ubukene no guhemukirwa n'uwari umukunzi we. Yagize ati, birababaje cyane kuba uzi neza ko abana bawe bagiye kubaho mu buzima bubi byaraguturutseho. Narabakundaga cyane, nkumva ntifuza kubabona bandagara. Iyo nza kuba mfite akazi gahoraho nari kwiyicira abana. Urubanza ruregwamo Mwende hagamijwe gufata umwanzuro ku cyaha yakoze ndetse yiyemerera rwarasubitswe. Ubwo dutegereje kuzareba igihe urubanza ruzasubukurwa, ubundi tukabagezaho andi makuru agezweho. Ngayo nguko umubyeyi muzima wafashe abana be 4 bose akabahitana, akabica, akaba yitwaza ubukene, guhemukirwa n'umukunzi we ndetse n'abadayimoni. Ese ibi ni byo koko? Niba ari byo koko birababaje, gusa nanone abantu bafata ibintu mu buryo butandukanye. Wa mugani ibyabimuteye bifite izindi mbaraga, kuko biragoye kwiyumvisha nk'umwana w'umuntu ngo umubyeyi yifatiye abana be 4 bose arabica, uw'imyaka 8, imyaka 6, imyaka 4 n'imyaka 2, bose akabahitana, gusa bashinguwe mu mvi imwe. Ngayo nguko rero, ibyo nabyo nago bisanzwe. Ibyo byabereye mu gihugu cya Kenya. Ngendi Frank Mario Sebudandi, iri ni Bisanzwe TV. Mukomeze mugubwe neza ndetse mukomeze gukora subscribe ndetse muduha ibitekerezo bitandukanye ahanditswe comment. Naho butaha, Imana yo mu ijuru ibarinde.